kubw'imirimo ya Yesu n'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi ze nyinshi, nawe ubaye mu banyamahirwe bagomba kubaho iki cyumweru ndetse n'uyu munsi. Rero ni igihe gishya uhawe amahirwe mashya yo gukosora ibitaragendaga neza no kugira ngo ukomeze wavanse uve ku rwego rumwe ugere ku rundi. Amen. Reka dushime Imana. Urakoze Data wa twese, wowe utuye ahirengeye. Ijuru ni intebe yawe, n'isi ni intebe y'ibirenge byawe. Abantu twakubakira nzuki, niko ijambo ryawe rivuga. Ariko muri aka kanya tuguhaye imitima yacu Mwami. Ngwino wicaremo, ngwino utegeke, ngwino uyobore. Haba ari ufata ubutware bwose Mwami, utugenge udukoresha ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iki cyumweru gishya kigiye guhera none tariki ya 20 kuzarangiza iyi minsi 7 yose muri uku kwezi kwa gatatu. Dufite intego ivuga ngo kuzuzwa icyubahiro cy'Imana. Kuzuzwa n'icyubahiro cy'Imana. Niki cyaba kugira ngo umukristo muri we mu buzima bwe icyubahiro cy'Imana kimwuzure? Hari ibigaragaza umuntu wamaze kuzurwamo n'icyubahiro cy'Imana. Mu mivugire ye bajya baca umugani ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Umuntu wuzuye icyubahiro cy'Imana biragenda bikaba bigari muri we, hanyuma yajya avuga tukabona ko amagambo avuze arimo guhesha Imana icyubahiro. Yatanga inama mu bandi, igitekerezo kimusohotsemo kikaba gihesha Imana icyubahiro. Iyo aririmba indirimbo aririmba, n'uburyo aziririmba, n'imirimo akora nk'umuririmbyi imugaragaza nk'umuntu ugenda ahesha Imana icyubahiro. Icyubahiro cyamaze kumwuzura, we kimwuzuyemo, kimurimo, ntabwo agishakisha. Yamaze gusobanukirwa ko agomba guhesha Imana icyubahiro. Ibyo akora biramwuzuye. Donc nta n'akavungukira kamuvaho katagaragaza icyubahiro cy'Imana, kuko nicyo kimurimo. Amen. Turasoma igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igice cya 7 umurongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuze ngo icyubahiro cy'Imana cyuzura urusengero. Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Abatambyi ntibabasha kwinjira mu nzu y'Uwiteka, kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye mu nzu y'Uwiteka. Abisirayeli bose babonye uko umuriro wamanutse, icyubahiro cy'Uwiteka kikaba ku nzu, barunama bubika amaso hasi ku mabuye ashashwe, bararamya bahimbaza Uwiteka bati, Uwiteka ni mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ndahinira ahangaha, hanyuma turebe nk'ibintu 2 cyangwa 3 dusenga Imana. Bibiliya iravuga ngo ese nimuzi ko muri insengero z'Umwuka Wera? 2 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12, Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima bishimwa, kandi uko nguko mubikoze aba ariko gukorera Imana kwanyu gukwiriye.
amen. Rero uyu muntu wamaze kuba urusengero rw'Imana yahindutse inzu y'Uwiteka. Hanyuma iyo ukimara kuba inzu y'Uwiteka, icyambere kiba umwuka w'Imana ukuzaho, kuko uyu muntu wamaze gutanga ingingo ze, cyo ni icyambere, n'umutima we yawutanze. Hanyuma Imana ishimubona, ibona n'inzu, ibona n'inzu itunganye, n'inzu igomba guturwamo, n'inzu igomba kugira ibiyibamo, n'inzu igomba kuzurwamo n'ubwiza. Hanyuma mwuka wera akamanuka, Imana ikamubwira ngo ubuturo nguburiye, iriya ni inzu mfite, genda uyibemo, ibiyikorerwamo n'ibyo kundamya. Hanyuma umwuka w'Imana yamanuka, akamanukana n'icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana kikamanukira mu muntu. Wa muntu wamaze gufata ingingo ze, yamaze kuvugana n'amaso ye, yarayabwiye, ntabwo yareba idahesha Imana icyubahiro, ntavuga amagambo adahesha Imana icyubahiro. Umunwa we yarawutanze, umunwa yawuhaye Imana, amaso yayahaye Imana, intekerezo ze yazihaye Imana, yagandukiye kubaha Imana. Ubwenge buva ku Mana nibwo bwemeza umuntu, bukamwemeza gutanga umubiri we, gutanga ibyo afite, bikaba ibihesha Imana icyubahiro, haba ku manywa, haba mu byo akora, mu mirimo ye ya buri munsi. Ubwenge kandi ni ukubaha Uwiteka. Hanyuma uwamaze kubona urwo rufunguzo, afungura imiryango yose, kuko icyubahiro cy'Imana gihita kimumanukira direkiti. N'iki nshaka kukubwira mwene data, ukeneye kuzurwamo n'icyubahiro cy'Imana, kandi buri munsi Imana ihora ishaka kukuzuzamo icyubahiro cyayo. Ongera ufungure, fungura umutima wawe, fungura mu buzima bwawe, fungura mu mibereho yawe, fungurira Imana, yifungurire mu gicuku, yifungurire aho ukora, yifungurire mu migambi yawe, yifungurire muri ejo hazaza hawe. Reka icyubahiro cy'Imana kimanuke, reka Imana ikore, reka ikuvugishe, reka ikwinjiremo, reka umwuka w'Imana amanuke, reka Imana yubahishwe muri wowe, reka ubwenge bwayo buganze, reka imbaraga zayo zigukoreshe, reka intumbero z'Uwiteka aba arizo zimanuka muri wowe. Reka uhinduke igikoresho, reka uhinduke inzu nyayo, wakira icyo cyubahiro. Haleluya! Reka icyubahiro cy'Imana muri iki cyumweru kimanuke mu buzima bwawe. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo abari aho bose babonye icyo kibaye barunama bararamya. Uzi icyo bivuze? Umunsi wowe wafunguriye Imana byuzuye, icyubahiro cy'Imana kikakuzura. Icyambere kizaba uzambara ubwiza bushya, kuko aba bantu b'abatambyi n'abandi babonye iyi mirimo, babonye ibyo bibaye, babona ntibisanzwe, babona n'ubwiza budasanzwe. Bibiliya iravuga ngo bahita bikubita hasi baramya Imana. Icyubahiro cy'Imana umunsi cyakuzuye, abaturanyi bawe bazaramya Imana ku bwawe, bazaramya Imana kubw'icyubahiro bakubonyemo cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana kizagaragarira mu mirimo ukora, mu butunzi bwawe, mu magambo yawe, mu mibereho yawe. N'icyubahiro cy'Imana kizagaragarira. Abakureba nibakibona bazapfukama hasi, bazaza gukizwa, bazaza bahindukire. Reka wubahishe Imana n'abandi bayigarukire. Reka icyubahiro cy'Imana kikugaragaremo, abayitaye bayigarukire, abatarayigirira icyizere bakiyigirire. One more to Jesus. Undi muntu kuri Yesu arakenewe, ariko kugira ngo umuzane
reka icyubahiro cy'Imana kikugaragareho mwene data. Iki cyumweru ndagusabira ko icyubahiro cy'Imana kimanifesta muri wowe. Icyo gihe nibiba, ibyo ukora bizaguka, ibitekerezo byawe bizaba bigari, inzozi zawe uzazigeraho, uzarota ibishya, uzinjira mu mwuzuro w'Uwiteka, amasezerano yawe uzayabona asohora, ndetse nta nubwo uzacika intege nubwo byatinda. Impamvu abantu bacika intege nuko icyubahiro cy'Imana kitabarimo. Iyo kikurimo, Mwuka Wera aba ahora agusura buri munsi, aguha raporo uko birambwira ngo uwo nguwo atunihira iminiho ikomeye. Rero icyubahiro cy'Imana kikurimo, uba uzi ko akunihira iminiho niyo utasenze, niyo wacitse intege, arongera akakugarura akakubwira ngo ibuka imirimo yawe igomba kugaragaza icyubahiro cy'Imana muri wowe. Mwene data, reka icyubahiro cy'Imana kikuzure, ibishya bikoreke. Mana Data wa twese, ndasengera mwene data, reka icyubahiro cyawe kimanuke mu buzima bwe, hariya akorera, hariya atuye, bituma urugo rwe rwubakika. Icyubahiro cyawe nikimanuka mu nzu ye, urugo rwe rurubakika, abana be barahinduka, umutware warahinduka, umukoresha warahinduka, nawe araba umuntu mwiza kubakoresha, bizinesi irabamo impinduka, haraba mushya mu bavandimwe be, araba mushya mu itorero. Icyubahiro cyawe nikimanuka, harabasha kukubahisha mu mudugudu atuyemo. Uzuza mwene data icyubahiro cyawe, hanyuma agaragare yuzuye icyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe. Umugendeshe mu rugo bwiza mw'iki cyumweru cyo.